Mu Rwanda kimwe no hirya no hino ku isi, umubare w'ababyeyi barera bonyine single parents urimo kwiyongera cyane. Ababyeyi batandukanye nabo bashakanye, abapfakaye ndetse n'abasigara barera abana badafite ubafasha, nubwo ari inshingano ikomeye cyane kandi isaba ubutwari, irimo ibibazo byinshi bishobora gutera umunaniro, guhangayika ndetse no kwiheba. Ndabasuje kandi mbaha ikaze mu kiganiro cyacu Psychology for Better Life. Ni mu gice cyacyo tubagezaho buri wa gatanu w'icyumweru, tukagaruka ku bijyanye n'imirerere ndetse n'imikurire y'abana, parenting and development. Uyu munsi wa none rero tugiye kurebera hamwe umubyeyi urera ari wenyine single parent, uko wanesha umunaniro ndetse n'ihungabana biba bishamikiye kuri single parent, cyangwa se kurera umwana cyangwa abana uri wenyine. Ibijyanye no gusobanukirwa n'ingaruka z'umutwaro wo kurera abana wenyine. Ngiye bategura iki kiganiro kandi ugiye kukibagezaho, ndi Muhire Psychologist. Nizere ko wamaze gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose tubategurira. Hanyuma nanabibutsa ko ubaye ukeneye kuvugana n'umutherapist mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imibanire, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri adresse tuba twashyize muri description. Ngiye bibateguriye kandi ugiye kubibagezaho, ndi Muhire Psychologist. Bayi kaze muri iki kiganiro. Ubundi ni ibiki bitera umubyeyi urera wenyine stress cyangwa imihangayiko? Umubyeyi wese ahura n'imihangayiko isanzwe yo kurera. Ese umwana akura neza? Ese umwana afite inshuti zihagije? Ese umwana ararya indyo yuzuye? Ese ntarenze urugero cyane mu gukoresha ikoranabuhanga ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye? Ariko nanone iyo uri wenyine byose uba ugomba kubihitamo ndetse no kubikemura uri wenyine nyine, bikaba umutwaro rero ukomeye cyane ndetse uremereye. Mu bindi bitera stress harimo kuba wenyine nta muryango ugutera inkunga, bitera kwiheba ndetse no kwiyumva uri wenyine nyine. Gucunga abana mu gihe mufatanye uburere ariko mwaratandukanye, ibizwi nka shared custody, guteganya igihe ndetse no guhuza inshingano akenshi biravuna cyane ndetse biragora. Ikindi ni umuzigo w'amarangamutima, kuba ari wowe wenyine ufite inshingano yo kwita ku bana bishobora gutera guhora uhangayitse. Ibibazo by'amafaranga nabyo bishobora kuzamura stress cyangwa se imihangayiko mu gihe cyo kurera umwana uri wenyine. Kuba uri wenyine utunze urugo rimwe na rimwe bigutera kubura ubushobozi bwo gucunga neza iby'umuryango ukeneye. Ibi rero hari ingaruka bitera ku babyeyi barera bonyine. Iyo stress idakemuwe hakiri kare ihinduka ikizwi nka chronic stress. Iyi ngiyi noneho yigira ingaruka zikomeye cyane ku buzima bw'umubiri ndetse n'ubw'umutima, ndetse ubw'ubuzima bwo mu mutwe muri rusange. Kurakara ndetse no guhorana agahinda, kugabanuka k'ubwirinzi bw'umubiri bikaba byagutera kurwaragurika, umunaniro ndetse no kubura imbaraga. Byose ni bimwe mu biza ku muntu ufite stress iterwa no kuba arera umwana cyangwa se arera abana ari wenyine. Ibibazo byo kurwara umutwe, imitsi cyangwa se nyine kuribwa mu mubiri, byose nabyo ni ibiza ku muntu ufite imihangayiko iterwa no kuba arera umwana cyangwa se arera abana ari wenyine. Kutaryama neza ndetse no kubura ubushake bwo gukora, guhangayika ndetse n'agahinda gakabije, depression, byose biri mu bizahaza abantu bakunze kurera abana ari bonyine. Ibi ngibi rero ntibinagira ingaruka gusa ku mubyeyi, ahubwo n'abana baba barimo gukura bashobora kugira ibyago byo kugira ihungabana cyangwa se nyine guhangayika mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ni gute rero wanesha stress yo kurera wenyine? Parenting, single parenting. Nubwo ari ibintu bigoye, hari ibyagufasha cyane kurwanya stress ndetse no kwirinda kunanirwa burundu, burnout. Fata umwanya wo kwita kuri wowe ubwawe, shaka akanya gato k'umutekano wawe, gusoma igitabo se, kuganira n'inshuti cyangwa se nyine kujya aho wishimira. Niba bishoboka kandi saba inshuti cyangwa se abo mu muryango kugufasha kurebera abana bawe kugira ngo nawe witeho. Ihesha umutima wawe amahoro nabyo bizagufasha. Ntukiyumve nkaho uri umubyeyi mubi kuko ufata umwanya wawe. Kwita ku buzima bwawe bigira akamaro gakomeye cyane, bikagirira akamaro abana bawe, kuko umubyeyi nyine utekanye yita ku bana neza. Komeza kureba ibintu mu rwego rwiza nabyo bizagufasha. Irinde guhora uvuga cyangwa se nyine utekereza bibi kuri wowe. Shyiraho affirmation nziza cyangwa se kwibwira amagambo meza. Ushobora kugira uti, nshoboye kurera abana banjye nubwo ndi njyenyine, mfite imbaraga zo kubaho neza. Ibyo byose bizagusubizamo imbaraga ndetse bitume urushaho gukomeza kurera abana bawe cyangwa se umwana wawe. Shyiraho imbibi nabyo bizagufasha. Ntukemere ko abantu baguca intege cyangwa se nyine bagucira urubanza mu byemezo byawe by'uburere uha abana bawe. Menya icyo ushobora kwemera n'icyo utakwihanganira. Ibuka kandi gushaka inkunga ni ingenzi cyane.
gana inshuti, umuryango cyangwa amatsinda yo kuri internet y'ababyeyi barera bonyine, cyangwa se kugana inzobere mu by'imibanire ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe kugira ngo nyine bakomeze kugufasha kumera neza. Kugira kandi abo mubwizanye ibibazo byanyu bigufasha kumva neza ko utari wenyine. Dore uburyo butandukanye ushobora kwifashisha bwo kugabanya stress: imirire myiza, siporo, gusinzira bihagije, byose bigufasha kugira imbaraga ndetse n'ubuzima bwiza uzira umuze. Gukora meditation n'indi myitozo ya mindfulness, gufata umwanya wo guhumeka neza ndetse no gutekereza ku byiza byawe, ni ibintu bishobora kugufasha kumererwa neza ndetse no kubaho neza muri iki gihe. Cyangwa se kwandika ubuzima bwawe cyangwa ibyo ucamo mu gitabo cy'umwihariko cyawe, ni ibintu nabyo bishobora kugufasha cyane. Gushimira ibyo ufite buri munsi ni ibintu nabyo wakoresha muri ubu buryo, bikaba byagufasha cyane kugera ku buzima bwiza. Kuganira n'umujyanama mu by'ubuzima bwo mu mutwe nk'uko nabivuze, byaba ari online cyangwa se mu buryo busanzwe imbona nkubone, ni ibintu bishobora kukuzanira amahoro ndetse n'umutuzo mu rugendo rwo kurera umwana cyangwa se abana bawe uri wenyine. Gana ku musozo w'iki kiganiro, kurera abana cyangwa se umwana uri wenyine si ibintu byoroshye, ariko nyine birashoboka cyane, kandi nyine ushobora kubigeraho neza ukoresheje uburyo bwo kwita ku buzima bwawe, gushaka inkunga, ushyiraho imbibi ndetse no kubaho mu buryo bwiza. Ushobora kwirinda stress ikabije ndetse no kunanirwa burundu. Niba rero uri umubyeyi urera wenyine mu Rwanda cyangwa se uri ahandi hose ku isi, ntukiyumve nk'uri wenyine mu rugamba. Hari imiryango, amatsinda ndetse n'abajyanama mu by'ubuzima bwo mu mutwe bashobora kugufasha. Ngayo nguko rero, icyo ni ikiganiro Psychology for Better Life. Mu gace kacyo tubagezaho buri wa gatanu tukagaruka ku bijyanye n'imirerere ndetse n'imikurire y'umwana, parenting and development. Niba iki gice wagikunze rero, ukore like, ukore subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi, ndetse nanakwibutsa ko tubahuza n'inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imibanire. Ubaye ukeneye kuvugana n'umutherapist, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri adresse tuba twashyize muri description. Ibyo bibagezagaho na MUHIRE psychologist. Naho utamukira ikiganiro.